Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimye Imana nyiribihe ikitubeshejeho, ikaba ituremeye uyu mwanya mwiza w'umugisha n'iby'igiciro n'iby'igikundiro, kubona Imana y'imbabazi ikomeje kubana natwe, tukaba tugeze ku musozo w'ukwezi kwa 11 ku mwaka wa 2022. Bene data, ibi byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku gushima cyangwa gushimira. Abo tuvuga ururimi rumwe, murabizi yuko umuntu ajya ashimira uwamuhaye inka, umuntu ajya ashimira uwamugabiye. Gushima ni byiza, gushima ni ngombwa. Natwe abantu b'Imana, abamenye Imana, abihannye ibyaha, dukwiye gushima Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana nibaho umugisha. Nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike bice 5 umurongo wa 18. Handitswe ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Kongereho ijambo ryanditse mu bice 13 by'urwandiko rw'Abaheburayo umurongo wa 15. Handitswe ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Niba mbagiriyeho umugisha mu nkundire, turangirize mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 17. Haravuga ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Imana ibaho umugisha. Narimo mvuga ngo tujye dushima Imana ku bwa Yesu Kristo. Umuntu wese ajya agira uwo yashimira, natwe dufite abo gushimira, no mu kanya wenda ndaza kubivugaho, ariko muri byose ujye wibuka gushima Imana ku bwa Yesu Kristo twahawe. Yesu twahawe, Yesu wadukijije ibyaha, Yesu watumye tuba abo turi bo. Niba waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, iryo rikwiye kubishimwe ryawe rya buri munsi. Uko ubyutse, uko wicaye, ukajya ubyibwira mu mutima, ukavuga ngo mbese iyo ataba Yesu nari kuba meze ne, nari kuba ndihe, maze ugashima Imana kubw'uwo. Yesu yatugize abo turi bo. Paulo yandikiye Abaroma arababwira mu gice cya mbere umurongo wa 5, arababwira ngo uwo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, ngo kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana, ngo babiheshwa no kwizera. Uwo Yesu twahawe, dukwiye gushima Imana kubwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hariho igihe tujya twicara tukabona turabakene, tukabona turabatindi bo kubabarirwa, tukabona nta kintu dutunze, tukabona ahari ni twebwe tugowe mu bandi. Uko biri kose, uko waba umeze kose, Paulo yabwiye Abatesalonika arababwira ngo mu bibaho byose muhore mushima. Muri byose ni gutese, ni mu byiza, ni mu bibi, ni mu bukene, ni mu bukire, ni igihe wambaye, ni igihe utambaye, ni igihe wagize ibishya, ni igihe ufite ibyo umaranye igihe, ni igihe wariye, ni igihe utariye, ni igihe uri mu makuba, ni igihe uri mu byago cyangwa se mu munezero, ni igihe uguwe neza cyangwa se uguwe nabi, haba mu mutima cyangwa se mu mubiri. Ariko arababwira ngo mu bibaho byose mujye mushima, nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Muri byose dushime, ikiruta byose ariko mujye mushima Imana kubw'uwo.
waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Tujye dushima Imana ku bwa Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu umwe yigeze yandika mu gitabo, arandika aravuga ngo nubwo twaba tudafite ikintu na kimwe dutunze, ariko twaramenye Yesu Kristo tukamwizera, tukaba tuzi ko muri we dufite ubugingo buhoraho. Nubwo nta gifatika waba ufite, nubwo waba urwaye urembye utabasha kubyuka uryamye, ariko ukaba ugihumeka, ukaba ukijijwe, uzi ko Imana Data ituye muri wowe, Yesu Kristo atuye muri wowe, Umwuka Wera atuye muri wowe. Uko byaba bimeze kose, iyo mpano twahawe ya Yesu Kristo, ngo dukwiye gushima Imana ku bwa Yesu, ngo niyo mpano iruta izindi zose twahawe. Imana nibaho umugisha, tujye dushima Imana ku bwa Yesu Kristo. Hanyuma mu buzima busanzwe twabonye ko uwo Yesu twizeye, twanamuboneyemo kubwo kumwizera, kubwo guhabwa agakiza. Twabonyemo imigisha yo mu gakiza ajya duha ayinyujije mu bantu. Imana igiye kudusura, Imana igiye kuduha umugisha iwunyuza mu bantu. Tujye twibuka rero nabo kubashimira. Nusaba Imana mu buzima bwa buri munsi, wibuke gushima Imana, ngo ituye mu mashimwe, ngo amashimwe nibyo biryo byayo. Ariko ikintu kibabaje nuko tujya dusaba cyane, tugasaba cyane, ariko tugashima buke, tugashima inshuro nke kurusha izo dusaba. Imana nidufashe. Niba ugira ngo ndakubeshya, uzasoma inkuru ziri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 17, uhere ku murongo wa 11 ugeze ku wa 19. Uzahasanga inkuru z'ababembe 10 batakambiye Yesu ngo abakize. Bibiliya igimbwira ngo umwe muri bo abonye ko akize ngo agaruka gushima Imana. Yesu abonye ari umwe kandi hakize 9, aratangara ngo aramubaza ngo mbese ntihasabye cyangwa ntihakize 10? None ni wowe ugarutse, kandi ngo yari umusamariya, ari n'umunyamahanga. Yesu ngo aramubwira ngo mbese ni wowe ugarutse wenyine, abandi 9 barihe kuko agarutse gushima? Yesu ngo aramubwira ngo byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije, kuko agarutse gushima. Bene da, Imana ishimwe. Imana idushoboze gushima. Umuntu umwe ngo yigeze agira iyerekwa, ngo abona ibyumba 2 birimo abamarayika. Marayika umwe mu cyumba kimwe ngo yandikaga abazana ibyifuzo basaba. Noneho ngo wabyerekwaga ngo abona wa mumarayika afite akazi kenshi, arandika ibyifuzo byinshi. Yitegereje ngo mu kindi cyumba cya kabiri ngo harimo umuntu wandika amazina y'abaje gushima. Noneho ngo abona wa wundi we arasinziriye, nta murimo afite, nta kazi afite. Uwari uri mu iyerekwa ngo arabaza ngo mbese uriya ko yicaye nta kazi afite bite? Kandi undi mbona kamwishe muri kiriya cyumba. Ngo baramubwira ngo buriya mu gusaba baza ari benshi, bamara gusubizwa bakigendera, ntihagire ugaruka gushima. Niyo mpamvu hariya mu cyumba bandikamwe abashima, nta muntu n'umwe wagarutse. Inshuti yanjye, Imana igushoboze gushima, Imana ikubashishe gushima. Tujya dufata igihe kinini dusaba, ariko twamara gusubizwa basi tukamera nka wa wundi ushize impumu ngo yibagirwe icyamwirukansaga. Imana itwibutse dushoboze gushima. Ibuka ushima Imana nshuti yanjye. Ibyo wita bikeya usuzugura, hariho uhora asenga Imana asaba kugira nk'ibyo ndetse n'ibiri munsi yabyo. Uwo mwana ubona ko yakugoye, ukaba widoga wenda kubwa komportoma afite, ibuka ko hariho abamaze imyaka myinshi irenga nka 15 basaba umwana. Ushima Imana kuko yamuguhaye, kandi yamuguhaye nuyishimira ko yamuguhaye ibasha no guhindura iyo myifatire ye. Uwo mugabo cyangwa uwo mugore ubona hari umwifato umwe ukugora, shima Imana kubwe. Shima Imana kuko umufite ko wamuhawe. Hariho abatakibafite, hariho abatakibana nabo, batandukanye kandi batarabishakaga. Abandi se barapfuye basigara abapfakazi. Shima Imana kuko ukimufite. Imana ibasha guhindura iyo myitwarire ye kuko washimye Imana. Gushima biranezeza Imana, bikora ku mutima w'Imana, kandi kuko Imana ari umwami, n'umwami mukuru.
umva nshuti zanjye, iyo umwami anezerewe aragaba. Iyo unejeje Imana iranezerwa ikakugabira. Kuriya uriya mubembe yagarutse haje gushima Imana, iramubwira ngo nuko niwigendere, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Kuko yashimye. Shima Imana. Imana nigushoboze gushima. Wige gushima ku bitoya nshuti yanjye, ushimira Imana ikiguhereje. Ujye wibuka uvuge ngo yampaye Yesu, yaburite kumumpana n'ibindi byose. Ushima Imana ku gito icyo ari cyo cyose ubonye, uhawe na mwene so, uhawe n'inshuti, umushimire. Wige gushima. Bibiliya ivuga ngo ukiranutse ku gitoya, ngo abakiranutse no ku kinini. Twige gushima. Abana bige gushimira ababyeyi, ababyeyi nabo bige gushimira abana ntacyo bitwaye. Umugabo ashimira umugore we, umugore nawe abigenza atyo ashimira umugabo. Twige gushima. Nitutamenya gushimira abo tureba, n'Imana bizatugora kuyishimira, cyane cyane ko yo tutayireba. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire. Iby'Imana iduha mujye mwibuka ko ibinyuza mu bantu, tubashimire. Hariho igihe nk'umuntu aza akagusaba ikintu, umuntu abwira ati mfashe ngiye gukora ubukwe, ugaheruka ubwo kuzageza nanabyaye na kabiri na gatatu, ntiwongere no kumenya naho atuye. Imana itwigishe gushima. Twige gushima nshuti zanjye. Nigeze numva inkuru bavuga ngo gushima ngo byamaze amatunda y'umupadiri umwe. Umwana yaragiye, padiri ngo amuha amatunda. Umwana amaze kuyashyikira avuga ngo urakoze padiri. Padiri anezezwa n'iryo jambo ngo amuhereza andi. Umwana turakoze padiri. Uko yamuherezaga niko yashimaga. Undi nawe uko yashimaga padiri niko yajyaga kumanura amatunda. Maka amatunda ashize ku giti kubera gushima. Nitwiga gushima Imana, Imana izajya iduha. Yo dushimye Imana iranezerwa. Dushime Imana, dushime ku gito no ku kinini. Dushimire Imana muri byose, cyane cyane tuyishimire ko yaduhaye Yesu, kandi yamuduhaye ntizabura kumuduhana n'ibindi byose. Imana nibashoboze gushima mu izina rya Yesu.